Shalabini endika zomene ninifo la kuta ya siniribo la kuta ya zomene stance aitandu wa ya zomene ndavugana nawe wa muvyeyi we umugabo yasize ko none hanga ivyo ngivyo Imana ivyubikanye uburakari akaba kugarukiye akabaje mu mbaraga z'Imana akabaje mu butsinzi bw'Imana akabaje mu butabazi bw'Imana. Haleluya. Imana ikabije kukugirira neza. Ninifo endika zomene stance muririmbyi yuzuye umwuka wera hararirimba ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera ku Mana Data ndetse atambuka n'inyenyeri. Ninifo endika zomene aya masengesho kubw'umukozi w'Imana kubw'imbaraga z'Imana zikorera ku mugaragu w'Imana none aha ninifo labini shala kutaya zomene dore aya masengesho aratambutse kubwo kugusengera kubw'intimba wari umazemwe iminsi kubw'ibibazo wari umazemwe iminsi. Dore Imana ije kukugirira neza, dore Imana ije kugutabara, dore Imana igukuye igisuzuguriro, dore Imana ije kukurenganura aho warenganijwe. Yesirika ntagire nshimira buri muntu wese wakomeje kudukurikirana kuri izi channel zacu kandi nshimira buri muntu wese wakanda subscribe kuri channel yacu. Ikintu nagushishikariza nugukanda like ndetse ugatera na comment kugira ngo tujye tumenya neza ko ibiganiro tubaha bikugeraho. Nshishikariza na buri muntu wese utamerewe neza uyu munsi bishobora kuba bimeze nabi ariko ejo ni wizera umeze neza bizagenda neza. Uyu munsi rero turi kumwe n'umukozi w'Imana tugiye kumuganiriza tumumenyeho byinshi anatubwire Imana akorera iyariyo. Yes. Mwiriwe neza? Yego mwiriwe. Hari abantu batazi Imana bakorera, niyo mpamvu nimvuze ngo uratuganiriza tumenye Imana ukorera iyariyo. Imana nkorera ni Imana ya Saduraka Meshake ndetse na Abednego yabambukije inyanja itukura bakuye mu gihugu cya Egiputa ikabajyana mu gihugu cya Kanani bakabona imbaraga z'Imana. Yego. Iyo niyo Mana nkorera. Ese kuki abantu bose cyangwa se abarokore bose iyo bagiye kuvuga Imana birahira Imana y'abandi akavuga ati nsenga Imana ya Saduraka na Meshake, kuki utavuga mbere na mbere ko banza wibwira abantu badukurikiye mu kiganiro kugira ngo tuze gukomezanya tuziranye? Nari nibagiye kutigeze ubibwira. Yes. Amazina ni Obedi Manikiza uwagiriwe ubuntu. Senga Imana, Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Ayo niyo mazina yanjye. Imana yankuye ahagayitse, Imana nabonye ikiza ubwoko bwa Isirayeli. Yego. Gakora iby'imbaraga nyinshi. Warumbajije rero ikiganiro se cyangwa tugiye kugirana mu buryo bwo guhamya imbaraga z'Imana, umbaza ngo ni kuki abantu birahira Imana bumvanya abandi. Ntabwo ariyo twumvanya abandi, natwe twarayibonye itugirira neza. Twabonye imbaraga zayo, tubona gukomera kwayo, tubona igenda ihindura amateka mu buryo butandukanye. Urakoze. Nari nkubajije nta muntu ndumva avuga ngo nsenga Imana ngo yanjye na runaka, ahubwo avuga y'abakurambere bahozeho kera. Iyo yabonye kera. Nuko impamvu tubanza kuvuga Imana y'abakera, twibuke neza ko Yesu yabwiye Salomo, aramubwira ngo nawe Salomo ujye umenya Imana ya so. Iyo yakoreraga nawe aba ariyo uzakorera. Niyo mpamvu tubivuga kuko twabonye ikora imirimo n'ibitangaza. Nagira ngo mbere yuko dukomeza wenda mbanze nk'umwanya ubwire abantu nyine urukundo rw'Imana, uvuga Imana muri make, mbese ijambo ry'Imana ribagereho aho bari hose. Murakoze cyane. Mbere yuko dukomezanya ku ijambo ry'Imana, reka tubanze twubaha Imana dusenge.
Mana data wa twese turagushimiye, tugushimiye izina ryawe, tugushimiye imbaraga zawe, tugushimiye ubutsinzi bwawe, kugira neza kwawe, gutabara kwawe twabonye mu bihe byashize n'ibihe turimo aya masaha. Ndagira ngo abadukurikiranye bumve imbaraga zawe, bumve ugukomera kwawe, bumve Mana hari ikindi kintu uhinduye mu mateka yabo, bumve imirindi yawe yumvikana kuri bo mu bibazo byabo. Haleluya. Haizo menestala bini shantole kutaya sirini mando. Igitangaza cy'Imana kibe kuri bo, ubutsinzi bw'Imana bubagereho. Nonaha abadukurikiranye bumve impinduka kuri bo, bumve irindi jwi ridasanzwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Komeza ubwira abantu nyine ubwiza bw'Imana. Tugiye kuvuga ku mbaraga z'Imana, tubwira abadukurikiranye hirya no hino, dukoresheje ijambo dusanga mu gitabo cya Yobu. Ndihangana gatoya turebe ijambo dusanga mu gitabo cya Yobu ibice 9 umurongo waho wa 5. Akumva iki ijambo ry'Imana rivuze. Aravuze ngo yimura imisozi itabimenye, ikayubikana uburakari bwayo. Bwana sifiwe. Amen. Haleluya, haleluya. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo yimura imisozi itabimenye, ikayubikana uburakari bwayo. Haleluya. 6 harakomeza akatubwira ngo itigisa isi ikayikura ahayo, n'inkingi zayo zikanyeganyega. Mwakira ijambo ry'Imana. Ndagira ngo tuganire kuri iri jambo ry'Imana, twumve ubutsinzi n'ubutabazi buri kubera b'Imana, Imana igiye kubazanira muri uyu mwaka wa 2024. Ndagira ngo mbabwire ugukora kw'Imana, mbabwire imbaraga z'Imana, mbabwire uburyo Imana igenda yihesha icyubahiro kubayimenye n'abayisobanukiwe, kubayiringiye n'abayizeye. Haleluya. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo yimura imisozi itabimenye, ikayikura hayo, yarangiza ikayubikana uburakari. Bwana sifiwe. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane kw'iri jambo ryayo. Ngo niyo itigisa isi, yamara kuyitigisa n'inkingi zayo zikanyeganyega. Ndagira ngo nkubwire ngo hari ibibazo ufite muri uyu mwaka wa 2024 wisanzemo, ubyisangamo, nta ruhare wabigizemo. Ndagira ngo nkubwire ku mbaraga z'Imana, wumva gukora kw'Imana, wumva gutabara kw'Imana, wumva ukuntu Imana igihindura amateka, ibyari ibibazo ikabihindura ibisubizo. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Nuko iri jambo riratubwiye ngo ijya yimura imisozi ikayubikana uburakari, yarangiza igafata isi ikayitigisa n'inkingi zikanyeganyega. Ndashaka ko hari ibintu Imana itigisa ku buzima bwawe wowe unkurikiranye muri aya masaha. Bwana sifiwe. Hari ibibazo bikugoye, hari intambara urimo, hari ibigaragaza urimo, hari ibintu bigutsikamiye, hari imisozi yanze gukurwa hayo. Ndi gushaka ko Imana itigisa mu izina rya Yesu. Bwana sifiwe. Imana ya Isirayeli ndi gushaka kugera ku buzima bwawe, ndi gushaka kugera kuri ibyo bibazo, ibyo ngibyo byari bimeze nk'ibyari byaraguhagurukiye, ibikandagire mu mbaraga zayo. Jambo ryayo nararisomye mu gitabo cya Zaburi, irambwira ibice byaho 46 uhereye ku murongo waho wa mbere. Harambwira ngo Imana ni ubuhungiro bwacu, ni imbaraga zacu, ni umufasha utabura kuboneka mu zago ndetse no mu makuba. Haleluya. Ndagira ngo ahangaha waburi igisubizo muri iyi tariki, muri uku kwezi kwa mbere muri uyu mwaka wa 2024 wakira igitangaza cy'Imana.
ndagira ngo ibi ngibi waburiye ubushobozi aho amafaranga yanze gukora, ubona imbaraga z'Imana, ubona ubutabazi bw'Imana, ubona ubutsinzi bw'Imana, ubone ukugira neza kw'Imana, kuko ijambo ryayo riratubwiye ngo ni imbaraga zacu, ni umufasha utabura kuboneka mu byago ndetse no mu makuba. Wikiheba, wikiganyira, hari Imana itabara abayo iyo dusenze iratwumva. Amen. Halabini shanto la kuta ya siri ni mando erebone stanse ni nifo endika zomene. Ndagira ngo Imana yimura imisozi iri ku bibazo byawe uyu munsi wa none, iri ku buzima bwawe, izo waburiye igisubizo Imana izubikana uburakari, Imana ibikandagire mu izina rya Yesu, ikiganza cy'Uwiteka kibigukureho. Erebone stani mando le kuta ya siniribo. Imana ya Isirayeli ikureho izo zose mu izina rya Yesu. Ndimo numva imbaraga y'Imana iri bukugereho uyu munsi wa none, wowe uruhijwe, wowe uremerewe, wowe ufite ikibazo winjiranye muri uyu mwaka wa 2024, wowe wari ufite ikibazo mu mwaka wa 2023, uyu munsi wa none hari ibintu Imana ije kubika ku buzima bwawe. Uyu munsi wa none hari imisozi kuwa imbere yawe. Uyu munsi wa none hari amateka ahindutse ku buzima bwawe. Uyu munsi wa none hari mpindukije kuri wowe. Haleluya. Ndumva igitangaza cy'Imana kiri ku buzima bwawe. Shalabini shantole kutaya sinilibo erobenestance ni mando labini wayasiki. Imana ni imbaraga zawe wowe wa musore we. Imana ni imbaraga zawe wowe wa mukobwa we. Imana ni imbaraga zawe wowe wa mugabo we, ndetse nawe wa muzeyi we, ku kibazo wari ufite uyu munsi wa none Imana ikubereye igisubizo. Haleluya. Ndimo numva Imana ije guhindura amateka ku buzima bwawe. Ndimo numva Imana hari igitangaza ikoza kidasanzwe kuri wowe. Ndimo numva Imana ije kugutambagiza aho waseberejwe. Ndimo numva Imana ije kukurenganura aho warenganirijwe. Hari umurozi wakurenganije, hari abakucuriye ingoni, ariko none harahalabini shalakuta ya zomene na labini fome. Imana iravugana nawe kwije kugushyira mu mahoro. Haleluya. Ndagira ngo wowe unkurikiranye nonaha aho uri wizere ko hari igitangaza Imana izanye ku buzima bwawe. Ndagira ngo wowe wari ufite ikibazo runaka wizere ko Imana ije guhindura amateka. Ni nifo endika zomene stalabini shanto. Ndagira ngo wowe nonaha wumvaga ibintu byari byarasinziriye, wumve ko hari ibintu Imana ikanguye kuri wowe. Haleluya. Wumve ko hari ibintu Imana ihinduye aya masaha. Wumve ko hari ibintu Imana yubikanye uburakari. Wumve ko amaboko y'Imana aremerereye ibyo bibazo byawe. Wumve ko aremerereye ubwo burwayi wari ufite. Wumve ko aremerereye ayo madeni wari ufite. Wumve ko hari impinduka igarutse ku buzima bwawe muri uyu mwaka wa 2024. Ni mando erebone stance la stani ekuwa ya siniribo shalakuta ya zomene ni nifo erebone swaya takuwa ya zomene labini shalarabini waya tanduwa ya siri elebore zekererevo shalabini fome. Wowe unkurikiranye nonaha, wowe wa mukobwa we, wowe wa musore we, wumve ko hari amateka Imana ihinduye ku buzima bwawe. Wumve ko hari Imana yubitse nonaha. Wumve ko hari ibyisinzirije guhera. Wumve ko hari indi ntambwe iguteje kubwo kuyiringira no kuyizera. Haleluya, haleluya. Ndimo numva Imana hari ibintu bigeze kuri 6 yubitse ku buzima bwawe muri uyu mwaka. Hari ibintu 6 yubitse zari zaragufasheho ijambo, zari zaraguhagurukiye mu mudugudu urimo, mu karere urimo, mu murenge urimo. Aho ngaho Imana irahageze wakira igitangaza cy'Imana. Lebone stala labinifo endika zomene stani wa yasiki ni shalabinifo tanduwa yasiki ni mando ninifo endika zomene. Ndagira ngo aya masaha uyu munsi wa none muri iyi tariki n'uku kwezi ubone igitangaza cy'Imana.
wowe wiringiye imbaraga zayo, wowe wiringiye ugukora kwayo, wowe wiringiye ugutabara kwayo, wowe wiringiye kugira neza kwayo, wowe wiringiye ko Imana igiye guhindura amateka, wowe wiringiye ko Imana ari imbaraga zawe, ari umufasha utabura kuboneka mu byago ndetse no mu makuba. Nasomye ijambo ryayo rirambwira muri Yesaya 50 hayini 9 umurongo waho wa mbere, rirambwira ngo ugutwi k'Uwiteka ntikwapfuye ngo ananirwe kumva. Haleluya! Ndetse n'ukuboko kwe ntikwaheze ngo ananirwe gukora. Wumve ko Uwiteka nonaha hari ibintu akoze ku buzima bwawe, wumve ko hari ibintu akemuye kuri wowe, wumve ko hari impinduka ije kuri wowe. Asifiwe. Shala ele bonesta ni mando la ya binifo takuwa ya siniribo shakuwa ya zomene ala bini shanto ninimo ele bonestance ala kutaya ni mando ninifo ereze kererevo tayasini mando. Wowe wari ufite ikibazo cy'uburwayi bwari bukuzengereje, none hawakira imbaraga y'Imana. Wowe wa mukobwa wari ufite ikibazo cyo kubengwa, none wakire kubohowe n'imbaraga z'Imana. Hari iz'Imana yubitse ku buzima bwawe. Haita ya zomene stala bini shanto erebo reze kererevo. Ndavugana nawe nonaha uri mu gihugu cyo hanze, ndavugana nonaha nawe uri muri iki gihugu cyacu. Wowe umaze iminsi byaragucanze, warabuze icyerekezo, uri mu nzu z'ikode, bwakeye bwije, ejo wimutse. Wumve ko Imana izo ngizo zubitse ihinduye amateka. Shantoni bal eleze kererevo tanduwa ya siniribo lalakuta ya zomene. Ndavugana nawe unkurikiye nonaha ko Imana ihinduye amateka kandi izanye ubutsinzi. Ndavugana nawe ufite uburwayi bwo mu mutwe, abaganga baburiye igisubizo, ko ikiganza cy'Imana kigukozeho. Ndavugana nawe nonaha uri kuribwa mu maguru, nonaha ngaha Uwiteka izo ngizo azubikanye uburakari. Dore iyo misozi yariri imbere yawe, uwo musozi w'ikigeragezo, uwo musozi w'uburwayi, uwo musozi w'amadeni, uwo musozi wo kudahindurirwa izina, nonaha huri. Dore nebone stakuwa ya sirinimando, wakire ubutabazi bw'Imana n'ubutsinzi bw'Imana. Shala binifo endika zomene. Jambo ryawe riratubwiye ngo ukuboko ntabwo kwaheze, n'ugutwi kw'Imana ntabwo kwapfuye ngo unanirwe kumva. Wowe uyitakira ku manywa ndetse na nijoro, wowe uyiringiye, wowe yitangiye kubw'umwana wayo Yesu Kristo, none haravugana nawe. La labini endika zomene sha alabini waya takuwa ya zomene sta ninifo ele bonestance. Ndagira ngo mvugane nawe ufite uburwayi bwo mu mara nonaha, kwizo ngizo Imana ibyubitse ikojeje Satani soni ku buzima bwawe. Ndagira ngo mvugane nawe nonaha kuyu munsi wa none hari indi mpinduka wakiriye iturutse mu mbaraga z'Imana ishobora byose. Haleluya. Ni elebonefo endika zomene la labini wayasikini mando shalakuta ya zomene ninifo endika bayasi eleboreze kererevo. Ndavugana nawe wa mukobwa we, ndavugana nawe wa musore we, ndavugana nawe wa mupapa we, ndavugana nawe wa mumama we. Wakira igitangaza cy'Imana, wakira impinduka muri uyu mwaka wa 2024. Haya binifo leleze emo tanduwa ya si ele kutaya zome la labini wa ya sikishanto. Nona ndavugana nawe ko Imana ije guhindura amateka. Nona ndavugana nawe ko hari igitangaza Imana izanye, ko hari impinduka izanye muri uyu mwaka wa 2024. Dore Imana ihagurukiye kukugirira neza, wowe wayiringiye ukanayizera. Haleluya. Ninifo endika zomene sta alabini shalakuta ya zome ninifole bonestance shalabini wayasikinima eleboreze kererevo tanduwa ya zomene labini endile ele wayasiri shalaistani mando. Mwizina rya Yesu Kristo, mwizina rifite imbaraga z'Imana. Dore Uwiteka hagurukiye kubika ibyo byose byakurwanyaga, ibyo byose byaguhigaga. Ndavugana nawe wa mugabo we, wowe nonaha wataye urugo kwilebone stance ni mando ereboreze kererevo ukaruta kubw'urevone endika. Satana ashaka ko usiga umuryango wawe, ukaburi mu bwihebe, ukaburi kwigunga. Nonaha iyo mbaraga Satana yiciye intege ku buzima bwawe.
ndimo mvugana nawe ko Imana igushubije mu rugo rwawe. Ndimo mvugana nawe ko Imana yongeye kubika iyo misozi yari iri imbere yawe. Shalabini endika zomene ninifo la kuta ya siniribo la kuta ya zomene stance aitandu wa ya zomene. Ndavugana nawe wa muvyeyi we wowe umugabo yasize ko none ahangaha ivyo ngivyo Imana ivyubikanye uburakari, akaba kugarukiye, akabaje mu mbaraga z'Imana, akabaje mu butsinzi bw'Imana, akabaje mu butabazi bw'Imana. Haleluya. Imana ikabije kukugirira neza. Ninifo endika zomene stance. Muririmbyi yuzuye umwuka wera araririmba ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera ku Mana Data ndetse atambuka n'inyenyeri. Ninifo endika zomene, aya masengesho kubw'umukozi w'Imana, kubw'imbaraga z'Imana zikorera ku mugaragu w'Imana. None aha ninifo labini shala kutaya zomene, dore aya masengesho aratambutse kubwo kugusengera, kubw'intimba wari umazemwo iminsi, kubw'ibibazo wari umazemwo iminsi. Dore Imana ije kukugirira neza, dore Imana ije kugutabara, dore Imana igukuye igisuzuguriro, dore Imana ije kukurenganura aho warenganijwe, mu rugo iwawe wararenganijwe, mu kazi ukora wararenganijwe, muri sosiyete runaka wararenganijwe. Arebo nesta ni mando ere kutaya siniribo. Dore Imana iravugana nawe kuje kukurenganura, dore ubutabazi bw'Imana burihuse, dore Imana ije kukugirira neza. Wanasifiwe. Haleluya, 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 haleluya. Yubitse uwo musozi wari uri imbere yawe. Ndavugana nawe wa mukobwa we ko Imana yubitse uwo musozi wari uri imbere yawe, wo kwirukanwa mu kazi, wo kubengwa, wo kugenda mu nzira abantu ntibakwishimire. Dore Imana igusiza andi mavuta yayo n'imbaraga zayo. Erebone stance, hari ikindi gikundiro Imana izanye ku buzima bwawe. Haleluya. Shalabini fo initandu wa yasiri ni mando ereboreze kererevo. Dore hari indi humura Imana izanye kuri wowe, hari ubundi butabazi Imana izanye kuri wowe, hari ubutsinzi Imana izanye kuri wowe, hari ukugirirwa neza kuje kuri wowe kubwo kwizera Imana no kuyikunda no kuyiringira. Asifiwe. Shalabini endika zomene ninifo tanduwaya la kuta ya siri ni mando erebone stance. Ndavugana nawe wa muzeyi ufite umwana wavukanye ubumuga bwo kutavuga, bwo kutagenda, kuwo musozi Imana iwubitse mu izina rya Yesu. Ndavugana nawe ko nonaha Imana ihagurukiye kuzubikana uburakari, ako gahinda umazemwo iminsi, uwo mubabaro umazemwo isi, ayo marira umazemwo iminsi. Imana ninifo endika zomene ko imanuwe no kukugirira neza, ko imanuwe no kukurengera muri uyu mwaka. Hari ubundi butabazi ubonye, hari ubundi butsinzi ubonye, hari izindi mbaraga ubonye, hari indi mpinduka ubonye kubw'isengesho ry'umugaragu w'Imana, kubw'imbaraga z'Imana zinkoreramo, kubwo kuyiringira no kuyizera. Yaravuze ngo dusenge n'imisozi izakurwa hayo. None nanjye ndagusengeye uwo musozi nukurwa hayo mu izina rya Yesu. Shanto enebone stance la labinifo takuwa ya zomene ereboreze kererevo. Ndavugana nawe watawe h'inyatsi, ndavugana nawe wa mugabo we wowe wabuze ubwishu bwo kwishura ideni ry'abanje ko Imana ikugarutseho bundi bushya. Imana ihagurukiye kugutabara, Imana ihagurukiye kukugirira neza, Imana ihagurukiye kukurengera, Imana ihagurukiye kugukuraho igisuzuguriro, Imana ihagurukije imbaraga zayo kuza kurebone stance kukugirira neza ibintu bitari biringaniye ku buzima bwawe. Dore Imana irabiringanije, ihinduye amateka nkuko yayahinduriye Morodekayi. Dore nawe uhinduriye amateka, dore nawe uhinduriwe amateka muri uyu mwaka wa 2024. Haleluya. Mana ishimwe cyane kubw'amasengesho ngusengeye, kubw'imbaraga zinkoreramo, imbaraga z'Imana ishobora byose, imbaraga zakijije umwana wa Yayiro, imbaraga zakijije umwana w'umupfakazi, imbaraga zamuzuye nawe ibintu zari zarasinzire ku buzima bwawe. Wakira igitangaza cy'Imana
ko Imana ibizuye, ko Imana ibishubije ubuzima, ko Imana iguhaye icyerekezo, ko Imana itanze ubuzima bw'abantu bazima. Ninifo ele bonesta la labini shalakutaya zome indika labini wayasi ni mando ele kutaya nifo indika zome la lakutaya sirinim lele bone evoko ele bonestance. Wumve ko hari igitangaza kigeze kuri wowe, hari ikiganza cy'Imana cyihuse, hari ubutabazi bw'Imana bwihuse, hari ubutsinzi bugeze kuri wowe, hari indi mpinduka wakiriye muri uyu mwaka wa 2024. Jambo ryayo ryatubwiye ngo ni imbaraga zawe, ni umufasha wawe utabura kuboneka mu byago ndetse no mu makuba. Ratubwira ngo irebonesta kuwa ya zomene dore yimuye ngo imisozi yariri imbere yawe. Imisozi, hari umusozi w'agahinda, hari umusozi wo kwangwa, hari umusozi wo kutagira akazi, hari umusozi wo kutazara, hari umusozi wo kwambara ubusa, hari umusozi w'uruzererero, hari umusozi wo kuvugwa nabi. Imana ni nifo endika zomene. Wowe wa mukobwa we, wowe wa musore we, wowe wa mugabo we, wowe buri muntu wese, haba abadukurikiranye turi muri iki gihugu ndetse no hanze y'igihugu, ko Imana ihinduye amateka. Imana ishimwe cyane ko Imana izanye ubutsinzi ndetse n'ubutabazi. Imalabini shalakutaya zomene ni nevonestance nereboreze kererevo. Wa muzeyi wowe ufite umwana ufite ikibazo cyo mu mutwe, wowe babazi umwana akanga gukira, wakira igitangaza cy'Imana aho uherereye hose, wakira ineza y'Imana. Wowe ufite uburwayi bw'umutwe udakira, wakira imbaraga z'Imana, wakire ko musozi Imana wubitse ku buzima bwawe. Nemone ebonesta la kuta ya nimando ereboreze kererevo tanduwa ya siniribo shalabini shanto ereboreze kererevo tanduwa ya zomene. Wowe ufite ikibazo cy'ubukwe nona muri uyu mwaka, muri uku kwezi, wakira ineza y'Imana, wakira igitangaza cy'Imana, wakira ubutsinzi bw'Imana, wakira ukugirirwa neza n'Imana, wakire ineza y'Imana idasanzwe utigeze kubona mu myaka irangiye, wakire ubutabazi bw'Imana. Imyaka yashize ari myinshi, uri mu marira, uri mu gahinda, uri mu mubabaro, ariko Imana ihinduye amateka. Hari umusozi Imana yubitse, hari umusozi Imana yubitse ku buzima bwawe. Wumve ko Imana izanye ubutabazi ndetse n'ubutsinzi. Haleluya. Hari indi mbaraga idasanzwe imanutse ku buzima bwawe. Hari ikindi gitangaza Imana ije gukora kandi ije gukorera kwiyubahisha. Ninifo erebonesta alabini wayasiri shalakuta ya zomene lalabini fo tanduwa ya zomene alaistani mando shalakube enevo wayasiki nini mando erebonestance laistani eleboreze kererevo. Ndagira ngo msengane n'umuntu wese wumvishe izo bibazo yarafite muri we, ko agiye kwakira igitangaza cy'Imana, akakira ubutsinzi bw'Imana, akakira ukugirirwa neza n'Imana, akakira ugutabarwa n'Imana, akabona impinduka mu buzima bwe. Imana ikazana ikindi cyerekezo gishya, Imana igahindura amateka kuri we, Imana ikazana ubutabazi ndetse Imana ikarebonestance igaca agasuzuguro. Amen. Ninifo erebonesta lakuta ya nimando shalabinifo tayazomenestance lalabini wayasiki nimando nderebonestance. Ndumva Imana yihuse kukurenganura aho warenganijwe. Ndumva Imana imanuwe no kukugirira neza kugira ngo ubone ubutabazi bwayo, kugira ngo ubone intsinzi yayo. Aho uri ndagusaba nona, ahuri wowe uruhijwe n'ibyo byose twavuze, upfukame kugira ngo ngusengere Imana, wakira igitangaza cy'Imana, wakira impinduka y'Imana, wakira ubutabazi bw'Imana, wakira ukugirirwa neza n'Imana, wakira andi mashimwe adasanzwe muri uyu mwaka wa 2024. ubona impinduka ku buzima bwawe. Wowe ufite ubumuga bw'amaboko, wowe ufite ubumuga bw'ibirenge, wowe ufite ubumuga bwo mu mutwe, wowe ufite ubumuga bw'amaso, wowe ufite ubumuga bw'amatwi, wowe ufite ubumuga bw'ubukene, wowe ufite ubumuga bwo mu nda, wowe ufite umwuka udahagije muri wowe, labini shalakuta ya zomene. Ndagira ngo ubone igitangaza cy'Imana.
nifo endika labinda la kuta ya zomene stance shalabini fo tanduwa ya si ereboreze kererevo. Iyo nyanja yariri imbere yawe, ayo marira yarari imbere yawe, izo bibazo byari biri imbere yawe. Ubwo nifo erezo mene stance, Imana iri kure bonevo wayo ivugana nawe kwizo byose uyu munsi wa none birangiye. Uyu munsi ciye ako gasuzuguro k'abadayimoni, ako gasuzuguro k'abarangi, ako gasuzuguro k'abacwezi, ako gasuzuguro k'abanyamashari, ako gasuzuguro k'abadakijijwe, ako gasuzuguro k'abatizera ijambo ry'Imana, ako gasuzuguro wari umazemo iminsi, Imana irakarangije. Nifo ebonesta ni mando lekuta ya si ereboreze kererevo. Hari agasuzuguro Imana iciye ku buzima bwawe kubwo kuyiringira, nayije gukora igitangaza cyayo. Ijambo ryayo ryarambwiye ngo nituyitabaze izadutabara. Nawe wumve ko igutabaye kubwo umukozi w'Imana yasize amavuta yayo, kubwo kuyiringira no kuyizera. Wumve ko nawe igutabaye, kuko ndagutabarije ku buzima bwawe, ndagutabarije mu bibazo byawe, ndagutabarije mu ntambara zawe, ndagutabarije mu ngorane zawe, ndagutabarije mu bukene bwawe. Wumve ko hari igitangaza Imana ikoze kidasanzwe. Shantonibe ereze kererevo tanduwa ya erebo endika zomene shalabini fo tayasinimando ereboreze kererevo nolebone wayasiki. None ahangaha tugiye gusengana Imana, aho uri pfukama dusengana Imana kugira ngo wakire ineza y'Imana idasanzwe muri uyu mwaka wa 2024. Turagushimiye Mana, turakubase muri byose. Tulebone stance ni mando nona buri wese yashyikiriye cyangwa yulebone voya icyo kibazo yarafite, nciye agasuzuguro k'abanaki ndetse n'Abafilisitiya ku buzima bwiwe. Cecekesheje amaboko ya Farawo ku buzima bwe, ndamusengeye ahari, nyeganyeje urusaku rw'abadayimoni rwari ruri kuri we, nyeganyeje agasuzuguro kari kuri we, nyeganyeje ubukene bwari buri kuri we. None izo nibirangire, ubwo burwayi nibushire. Abafite ibibazo bitandukanye, hari abari kwa muganga, hari ababuze ubwishu, abo barengere kandi urwana intambara nziza. Kristo uri imbaraga zabo, aho bari barakwizeye kandi barakwiringiye, aho bari bizeye imbaraga zawe, bizeye ubutabazi bwawe, bizeye ubutsinzi bwawe, bizeye ubushake bwawe, bizeye kugira neza kwawe. Haleluya. Ni nifo endika zomene stance labini shalakuta ya zomene imbaraga ile ereze kererevo y'Imana nigenda icako gasuzuguro, niyubika iyo misozi, nikure izo zose, nitigise, ndabomoye, ndasenye, ndarituye katika jina la Yesu, mu izina rya Yesu. Haitanduwa ya ereboreze kererevo shalabinifo initanduwa ya sikinimando. Bose mbakoreshejeho ikiganza cy'Imana, harabinifome, abo tuziranye n'abo tutaziranye, abo bose ndabasenge mu izina rya Yesu. Abari mu bihugu bitandukanye, bari muri iki gihugu cyacu, ineza y'Imana nibagereho mu izina rya Yesu. Urakoze Mana kuzanya impinduka kuri bo, urakoze ko ari igitangaza ukoze muri uku kwezi kwa mbere, ukaburemye amashimwe ku buzima bwabo mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Mana ishimwe, Mana ishimwe. Nakira ubutabazi bw'Imana. Imana ishimye mukozi w'Imana. Imana ihimbazwe cyane. Nukuri numvise Imana nanjye. Amen. Kandi ndafashijwe. Haleluya. Ndafashijwe. Amina cyane. Abantu badukurikiye Shanto Ebonestas. bumve ko ubu ngubu ari ubuhanuzi bahawe n'Imana. Haleluya. Ndafashijwe. Haleluya, haleluya. Ndafashijwe. Amen. Hanyuma umuntu wenda waba yakurikiye wenda nk'iri jambo ry'Imana atarasanzwe akijijwe agakizwa, iki kibazo ngiye kukubaza kirakomeye. Agakizwa ariko nyuma kwa ko butari bunamukurikirane, kuko urumva nk'umuntu uri bukirizwe wenda mu bihugu byo hanze, nta hantu muri buhurire kereka wenda bayaguhamagaye mukamenyana. Wa muntu iyo akijijwe nyuma wenda akazagushwa n'ikindi kintu runaka, yarakijijwe kubw'ijambo wabwirije, akemera akihana, nyuma akaza kugwa agushijwe n'ikintu runaka, icyo gihe nta minyago ikujyaho. No kuvuga ngo iyo umuntu yabonye igitangaza cy'Imana
ku bw'aya masengesho dusenze Imana ikaba izanye impinduka ku buzima bwe nyuma akibagirwa ku bw'igitangaza Imana yakoze. Ntibivuze ko iminyago iranzaho kuko ngewe nkoreye Imana ntanze ubutumwa bwiza nk'uko nahamagawe kugira ngo babone igitangaza cy'Imana. Iminyago ngomba kugumana nayo kubera ko ndi mu mbaraga z'Imana. Murakoze cyane. Hanyuma rero hari ikintu gisigaye cyarateye muri iyi minsi, usanga abakozi b'Imana benshi nta muntu ngo ukibizera, bamwe babaye abatekamutwe. Usanga abo bita abatekamutwe n'ubundi nabo bavuga indimi, ukabibona ko bahanuye. None ikibazo twibaza, tuzamenya gutandukanya gute aba batekamutwe n'abukuri? Mbajije ikibazo gikomeye cyane ariko ntaburira igisubizo. Bibiliya ijambo ry'Imana riratubwira ngo abantu nk'abo ngabo izabamenyera ku mbuto bera, kuko ngira ikibwiriza kivuga ngo nta kazi katagira ibihembo. Tuzi neza ko Satani icyamuzanye mu isi ni ukwica ndetse no kurimbura. Gutandukanya umukozi w'Imana n'umukozi wa Satani ubamenyera ku mbuto bera. Hanyuma ubu ubwirije hano kuri YouTube, nshishikariza n'abantu wenda gukanda subscribe kugira ngo bajye bakurikirana ijambo ry'Imana tuzajya tubaha kuri channel, n'abakozi b'Imana bagiye batandukanye bazajya baduhugura mu bijyanye n'iyobokamana. Hanyuma ikintu kindi nashaka kukubaza, ubwirije ahangaha kuri YouTube, umuntu uri bukizwe ari i Burayi katari bubashe kugera aho uri, azamenya gute imbuto wera? Nuko abona igitangaza nta kibazo. Urumva azabwirwa n'iki imbuto wera? Kubw'imbaraga z'Imana zikorera muri jewe. Kubwo naje hano gusengera abari bafite ibibazo bitandukanye, noherejwe n'Imana, Imana ikankoreramo, azamenya imbuto nera ko yabonye icyo gitangaza cy'Imana. Imana ihinduye amateka, Imana itsikamiye ibintu zari biri ku buzima bwiwe. Hari ibyari bimugoye, hari n'ibyari bimuruhije, hari intambara yararimo aka kanya. Agiye kubona igitangaza cy'Imana, agiye guhindurirwa amateka, hari irindi zina agiye kwitwa kubw'imbaraga z'Imana zinkoreramo. Hanyuma rero turi kugana ku musozo, nagira ngo uze kumfasha. Hari abantu bigeze kwandika muri komenti bavuga yuko ngo iyo turimo dukora ikiganiro cyangwa se dusengera abantu, ngo twirengagiza abandi bantu bo hakurya y'ibihugu byacu. Ugasanga turimo turasengera ngo utuye Nyabugogo, utuye hehe, ariko tukirengagiza na ba bandi badukurikirana ariko bari mu bihugu bya kure, za Canada, za Dubai. Nzi neza ko muri Canada hari abantu benshi badukurikirana kandi nabasuhuje. N'abantu badukurikirana bari mu bice bya Dubai. Imbaraga z'Imana zibagereho. Kugira ngo wenda dusoze dusenga ariko nabo uze kwibuka ubasengere. Ntabwo twabirengagije, ntabwo twabirengagije, twabasengeye nabo kuko ndizera ko isengesho ryabagezeho kandi hari impinduka yageze ku buzima bwabo. Twabasengeye, ntabwo twabirengagije kuko n'ab'Imana bakeneye kwakira igitangaza cy'Imana, bakeneye kwakira ineza y'Imana, bakeneye guhindurirwa izina. Hari ibintu zabatagangaje ku buzima bwabo, hari ibintu byabatsikamiye. None ahangaha rero twabasengeye bumve ko hari iz'Imana yakoze kuri bo. Nyine aho ngaho wenda tutarasoza, hari akandi kantu nigeze kubona bandika muri komenti gasigika kabagusha cyane. Akantu kitwa ituro ry'umuhanuzi. Icyo kintu, uko kantu kaziho iki mu magambo makeya? Ako kantu ngewe abantu bakituro ry'umuhanuzi ntabwo ngewe ngendana nabo.
kuko nasomye ijambo rirambwira yewe ufite ifeza nawe utarifite ngwino ku isoko nkushire inyota yemwe abarushye n'abaremerewe nimunsange mbaruhure mubone ineza yanjye mubone ibitangaza byanjye. Icyo kintu ntagitinzeho cyane. Abadafite ifeza ntabwo bakwiriwe kujugunywa. Abadafite ubu butunzi bw'isi n'ab'Imana tugomba kubasengera, Imana igahindura amateka, bakajya bagenda nabo bumva ko hari ikintu Imana yakoze ku buzima bwabo. Mu madini basengeramo, aho bateranira hose, ni ngombwa cyane gutanga ituro, naryo ni ryiza, ariko ntabwo twahamagariwe amaturo, twahamagariwe gukorera Imana, tuzahembwa n'Imana. Amen. Unsubije neza cyane. Hanyuma reka tugushimire rero wenda ko waje kuri itangazamakuru ryacu, ucishikariza n'abantu kugira ngo bajye bahora badukurikirana, kuko gahunda tubafitiye no kubagezaho ibyiza cyangwa se iyobokamana n'impuguro nyinshi zigiye zitandukanye, kugira ngo dusoze dusenga rero. Murakoze cyane, nanjye ndabashimiye, reka dusenga Imana. Yego Mana, turagushimiye, turakubashye muri zose kubw'imbaraga zawe nyinshi dufite zikorera muri twebwe. Tugushimiye ukugira neza kwawe, tugushimiye ugutabara kwawe, tugushimiye ko wemeye ko tuza hano kugira ngo imisozi yari yugarije abana bawe Mana isenyuke, Satani akorwe n'isoni. Haleluya. Imbaraga zawe Mana zigume kuri bo, zitinde kuri bo, Mwuka Wera akomeza aganze kuri bo, ubutabazi bwawe bugume kuri bo, n'ubutsinzi bwawe bugume kuri bo. Izina ryawe rikomeze ryamamare kuri bo, aho bari hirya no hino badukurikiranye, mu bihugu byo hanze ndetse no muri iki gihugu cyacu. Imbaraga z'Imana zihindura amateka zigumane nabo, zibatere bonesta kwa yazomene, zitindane nabo muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Murakoze. Nagira ngo nshishikarize buri muntu wese rero aho uherereye kumererwa neza, cyangwa se n'utamerewe neza, icyo usabwa no kwizera Imana gusa, ibindi bizikora. Uyu munsi rero tusoreje ahangaha cyangwa se duhiniye ahangaha. Icyo usabwa wacyumvise ni ukanda subscribe kugira ngo utazicikwa n'ibiganiro byacu tukugezaho umunsi ku munsi, cyangwa se impuguro zigiye zitandukanye. Ukeneye umukozi w'Imana akagusengera rero